Imana yadukuye kuri iyi mihanda yarangiza ikatugira abashoferi nabo byakwemera Mana. Imana yakunze abari mu isi cyane yatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Vuga ngo nanjye ndimo. Yesu naramuka akomoye ibikomere akagera ku by'ibirarane, uzaharanira iteka komora uwakomeretse, ntuzakomeretse uwagukomerekeje. Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana we kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Vuga ngo nanjye ndimo. Njyewe nimara kugira abakozi babiri mu rugo bajya barira ku rubaraza ngendire ku meza, ababikora nta cyaha kirimo. Ariko twebwe bana ni ugukora serikiri uruziga, twe n'amasani tuva ku meza tuyunyuguje, ntago tugora umukozi ngo ibikimeze turayikomba twe turayikomba tukunyuguza. Ariko nta kindi Yesu abikorera ni ukugira ngo atwomore ibikomere by'ibirarane. Senge abantu badukurikiye, Yesu nakomora ibikomere by'ibirarane. Ntuzishimire gukomeretsa uwakomerekejwe, ahubwo nawe uzashaka undi wo muri icyo gikomere. Reka nongere nsubiremo, abantu bagiye babona ibintu kubera imibare babaza cyane, ibyo rero nabyo byimye imibare birapfa. Ariko ibintu byavuye kuri Yesu, iyo bihaye imibare nabyo biragaga bita ebana biratema. Rero ibyanjye ntazagira uzabyivangamo, byavuye kuri Yesu, niyo mpamvu nta mibare ishyiramo. Twagafuka k'umuceri mu rugo utagira ngo nawo uwo muzamu, tukarya iminsi 5 25 kilo utagira ngo ushira kwa kundi ubona ugenda uhengama, twebwe umanuka dabu fase warutetse hejuru y'umwobo bigenze nuko. Urumva rero nta kindi kibidutera uretse no gukizwa mu mbuto zimwe z'umwuka zo kugira neza, ahubwo twibuka naho Imana yadukuye. Kuko Imana yakuye abari mu isi, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana we kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Vuga ngo nanjye ndimo. Urumva rero reka nkubwire, ntago ikeneye ko tubaririmbira gusa, ntago ikeneye ko tumenga hambanati hambanati, ntago ari ibyo Imana ikeneye gusa. Ngaba Yesu bishimira izina rye, kandi murabibwira baburaye mwana. Yego ko tugiye iwacu mu ijuru muze misigara. Uri mure mwihaga nyine ndirimba gwashize mu mwuka kubera ryiciragoye, ariko ntabwo bakene. Umva oya, Imana ikeneye ko turirimba, ikeneye ko tuba inshuti ya Yesu aruhukiye mu gituza cye, asiziye urukundo rw'Imana, araruhutse araruhutse. Ntago tuzongera kumwumva adusetsa, ntago tuzongera kumva atubwiriza, ntago tuzongera kumwumva cyangwa se kumubona avana abantu mu mihanda, agaburira abantu, akora umurimo w'Imana, abwiriza,
ahugura abantu, yigisha, ntabwo tuzongera kumwumva mu ijwi rye ryiza abantu benshi twakundaga, ubwo yabaga atuganiriza, atubwiriza, avuga ubuhamya bwe, avuga aho Imana yamukuye, akora imirimo itandukanye mu itorero, mu banyarwanda, mu gihugu hose. Ntabwo tuzongera kumwumva, ntabwo tuzongera kumubona ukundi. Ni inkuru ibabaje, uwo nta wundi tuvuga ni Pasiteri THEOGENE, abantu bakunze kwita cyangwa se gutazira inzahuke. Ni inkuru rero ikomeje gushengura imitima ya benshi, ivuga ko umushumba cyangwa se Pasiteri THEOGENE niyo nshuti, wari inshuti ikomeye y'urubyiruko, wari inshuti ikomeye y'abana baba mu muhanda, yitabye Imana azize impanuka y'imodoka yabaye mu ijoro rishyira uyu wa gatanu tariki 23 Kamena 2023. Amakuru avuga ko Pasiteri THEOGENE yari arimo kuva mu gihugu cya Uganda aza mu Rwanda, akaba yaravuye kwakira abashyitsi be bari bavuye mu gihugu cya Amerika nk'uko bivugwa. Ageze mu nzira imodoka bari barimo igonga n'indi ahita yitaba Imana. Inshuti y'umuryango yavuganye n'umugore wa THEOGENE ubwo iyo mpanuka yari imaze kuba. Yadutangarije ko umugore wa THEOGENE yamubwiye ko nawe yabibwiwe ko umugabo we yitabye Imana. Ni inkuru ikomeje gucicikana ku mbuga zitandukanye, zaba iza WhatsApp, zaba Twitter, imbuga zose zishoboka zose. Ni inkuru ikomeje gucicikana, inkuru yaciye ibikuba, kubyakira yatugoye. Nta muntu wapfa kubyumva uburyo THEOGENE tumuzi, uburyo abantu bazi THEOGENE, ariko uyu munsi akaba atakiri kuri iyi si, yamaze kwitaba Imana. Twageze ubwo twaganiraga n'umushumba mukuru w'itorero rya ADPR Ndayizeye, Pastor Ndayizeye nk'uko twabivuganye na Pasiteri Ndayizeye Izayi tumubaza ku rupfu rwa Pastor THEOGENE, nawe yadutangarije yuko iyo nkuru yayumvishe. Yagize ati byatubabaje cyane, ni inkuru twumvise kuva saa 8 z'ijoro. Yongeyeho ko batarabona amakuru aturutse ku rwego rw'ubuzima cyangwa polisi yemeza urupfu rwa Pastor THEOGENE. Yavuze ko bashinguye cyane n'iyi nkuru, atangaza ko kubura Pastor THEOGENE ari igihombo gikomeye ku itorero ndetse n'igihugu. Ati yari afite umumaro munini cyane mu itorero no hanze. Pastor THEOGENE niyo nshuti, wari umupasiteri muri ADPR, yasengeraga ku Kimisagara, paruwasi ya Kimisagara. Yamenyekanye mu buhamya bwe bw'ubuzima bubi yanyuzemo mu bwana bwe, aho yari yarabaye imbata y'ibiyobyabwenge, ariko Imana ikaza kumuhindurira amateka akabivamo ndetse ikamuha n'agakiza. Niwe mupasiteri wenyine, reka mvuge wenyine rukumbi, washoboraga kuvuga ahagaze ku maguru ye akavuga ati Imana yamvanye ahangaha, njyewe nari uyu nguyu, ariko uyu munsi ndi uyu nguyu. Kubona umupasiteri kubwira ngo nari uyu nguyu, nakoraga ibyaha ibi ngibi, arebye urwego agezeho biragoye. Ariko niwe pasiteri wenyine wavugaga ubuhamya akavuga ati Imana yankuye ahangaha, njye nankuye ibiyobyabwenge, nabaye mayibobo, byagenze gutya, ariko akavuga ati ndashimira Imana.
ubwo buhamya byonyine ukuntu buvugaga bwakomezaga abantu, bwahumurizaga abantu. Niwe muntu wagendaga mu muhanda akajya mu muhanda akisanisha na mayibobo, akisanisha nazo, agafata ibiryo bye akagenda agasangira nazo kugira ngo babwirize ubutumwa bwe. Niwe muntu yari afite ivugabutumwa rikomeye cyane kandi ivugabutumwa ryagutse cyane. Amateka ye ntago azibagirana. Yari afite abana benshi, abasore benshi yareraga, yabanaga nabo mu rugo wabo, yarihiraga amashuri bize, nta kubashyikira byari bigoye ko afite tekinike akoresha Imana yamuhaye, akagenda akisanisha nabo akababwiriza kandi akabona umusaruro. Igihugu kibuze umukozi w'Imana, kibuze umuntu ukomeye, ndetse n'itorero by'umwihariko rya ADPR yabarizwagamo ribuze inkingi ya mwamba y'itorero. Igikuba kirashitse mu itorero rya ADPR. Uyu mugabo ubuhamya bwe bwakunzwe na benshi, by'umwihariko ariko cyane cyane urubyiruko, kubera uburyo yavugagamo akoresheje amagambo agezweho mu rubyiruko, ndetse n'imvugo ikoreshwa cyane cyane n'abana bo ku muhanda. Jama ewana, ugasanga uburyo yakoresha urubyiruko rwamwisangagamo, urubyiruko rwamukundaga, abakuru bamukundaga, abana, ingeri zose zamukundaga. Pastor THEOGENE rero yari inshuti ikomeye y'urubyiruko kubera ubuhamya bwe, atahwemaga kugenda asangiza abantu, akabereka ko Imana ariyo ishobora kuvana umuntu ahantu habi, ishobora kuvana umuntu mu mateka mabi ikamushyira mu mateka meza, ikamuhindurira amateka. Imana ishobora guhindura amateka y'umuntu uyu munsi wari inzahare, ejo agahinduka inzahuke, dushingiye ku buhamya bwe nk'uko byagiye. Pastor THEOGENE rero yahagurutse i Kigali mu gitondo cyo ku uyu wa kane tariki 22 Kamena 2023 yerekeza i Kampala, agiye kuzana abantu bari bavuye muri Amerika. Ubwo bari mu nzira bagaruka rero nibwo bisi twarimo abagenzi yo mu bwoko bwa Simba yabagonze ibikubita hejuru. Ibintu bibabaje cyane, muragenda mubona ku mashusho y'ukuntu imodoka yangiritse cyane kugira ngo umuntu avemo ari muzima. Byari ibintu bitapfa gushoboka, byari ibintu bidashoboka cyane kuko imodoka yo yangiritse kandi yangiritse cyane. Iyo modoka rero itwara abagenzi mu bwoko bwa Simba yabagonze bikubita hejuru uko twabivuze, ariko kandi amakuru turi kumenya nuko ubu bakiri kugeza kureba bamujyanye mu bitaro, ariko ntabwo turamenya ibyo ari byo, kubavanamo byari bigoye. Bikavugwa rero yuko uyu mushumba Pastor THEOGENE we yahise yitaba Imana iyo mpanuka ikiba. Dukomeje kandi kugenda twihanganisha umuryango we wose. Pastor THEOGENE y'inshuti rero wamuvuga ntago yamurangiza. Yakoze umurimo ukomeye mu itorero, ariko Pastor THEOGENE ugiye hakiri kare. Pastor THEOGENE ntago uzasibangana mu mitima yacu. Pastor THEOGENE ntago uzava mu bitekerezo byacu. Pastor THEOGENE wari intwari. Pastor THEOGENE wari umukozi w'Imana. Pastor THEOGENE twamwigiyeho byinshi, guca bugufi, wacaga bugufi. Birababaje cyane. Pastor THEOGENE kumva ko yitabye Imana biragoye, ariko kandi aheza ni mu ijuru. Ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Umwami atiye nibaruhuke.
ubuyobozi bw'itorero rya ADEPR rero Kamuhoza bumaze gutanga itangazo kandi basomere. Ubuyobozi bw'itorero rya ADEPR Kamuhoza babajwe no kumenyesha abantu bose ndetse n'abakristo bo kuri iryo torero by'umwihariko ko Pastor THEOGENE INZAHUKE yitabye Imana azize impanuka y'imodoka yabereye mu gihugu cya Uganda. Gahunda zindi ziri bukurikireho murazimenyeshwa nyuma. Mwihangane kandi Imana ikomeze abasigaye. Ijambo rivuga ngo ariko bene data ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nka bandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Iryo jambo tuyisanga mu Batesalonike ibice 4:13 kugeza murongo wa 14. Ariko bene data ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutabara nka bandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Icyo nshaka kubwira abantu bose, inshuti za THEOGENE, abakunzi ba THEOGENE, THEOGENE yari intwari. Twari dufite imishinga myinshi cyane, afite imishinga myinshi cyane itarangiye. Yari umugabo ufite ibitekerezo byagutse, wumva iteka ryose afite inzara n'inyota yo kugira icyo yakora muri we. Ntago yari umuntu ushaka ko kwicara, ntabwo ashaka kwicara. Yumvaga afite inzara n'inyota, yumvaga afite ishyaka muri we ryo kugira icyo yakora, ryo kugira icyo yafasha abanyarwanda, by'umwihariko ryo kugira icyo yafasha urubyiruko. Rero bavuze ngo yari inshuti y'urubyiruko. Dombye umuntu rero kubona undi nkawe nta nubwo bishoboka. Navuze ngo bizatugora, nta nubwo bishoboka, ntago byabaho. Yari afite impano yihariye Imana yamuhaye, ariko kandi iramwisubije. Tugenda tubereka amwe mu mashusho rero yagiye akora bwa nyuma. Tujye tubagezaho na bimwe mu byo yagiye atangaza mu minsi ya nyuma, cyangwa se tunabaze bimwe ibyo yagiye atangaza mbere yuko yitaba Imana, cyane yuko umukiranutsi nta mukiranutsi upfa bimutunguye, witaba Imana bimutunguye. Abyo byose afite amakuru. Twajya dusoma, dufite amakuru nk'abanyonyerikira ati mw'abantu mwe tujye twisengera Imana, naho isaha n'isaha twataha ntago mwisi ari iwacu. Iyo ni comment bagiye bampa hano mfite. Uko niko kuri twiyegereza Imana ni ingenzi cyane mu byo twirwamo. Ni inkuru abantu benshi bagize agahinda. Nifite message zigera nandikiwe n'abantu hano ubwazo zigeze, ntago nasoma ngo zirangize, zigeze kuri message ubu ngubu ndabona zimaze kuba 1952 1952 zose zihanganisha Pastor THEOGENE. Izo ni izanjye ku giti cyanjye, za comment nagiye nakira nizo ntarasoma, ni nyinshi n'ubu ziri kuza nyinshi cyane, ntabwo nayisoma zirangize. Icyo ni kikweka ko THEOGENE yari afite icyo avuze kinini ku muryango nyarwanda. Yaravuze kinini cyane ku itorero rya ADEPR, itorero rya n'andi matorero yose. Tuvuze ngo umuryango nyarwanda, tuba tuvuze muri rusange igihugu cy'u Rwanda, tuvuze intwari. Ntago natinya kubivuga, yari intwari. Tuvuze intwari ikomeye cyane. Aheza rero ni mu ijuru. Pastor THEOGENE uruhukire mu mahoro, natwe tuzagusangayo mu gihe gitoya, kuko ijambo ry'Imana ngo hahirwa abapfapfira mu mwami. Umwami atiye nibaruhuke kuko imirimo yabo igiye baherekeje. Turakomeza tugende tubagezaho gahunda zose. Icyo dusaba ni ukugira ngo mwihangane kandi twihanganishije umuryango THEOGENE agiye asize umugore n'abana 4 ndetse n'abandi benshi
bayareraga, ariko abo yarabyaye mu nda ye ni abana 4. Imana bose ikomeze kubihanganisha kandi bakomeze muri bihe bitoroshye. Inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana, ararutse, ararutse. Umukunzi w'Umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo, yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we, araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi ku gukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo ararutse, inshuti ya Yesu Imana arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana, n'uburyo yitwaragamo, bitewe n'uburyo yayoboraga icyigisho cye, bitewe n'uburyo yagendaga ko pastor agiye agiye tukimukumbuye, agiye urubyiruko rukimukumbuye, agiye itorero rukimukumbuye kimushaka, ariko kandi agiye n'igihugu kikimukeneye. Agifite akazi kenshi cyane. Nibyo ntahoze mvuga ngo kubona umuntu wamusimbura, kubona umuntu wakora nk'ibyo yakoraga, kubona umuntu ufite impano nk'iyo yari afite, ntabwo bishoboka. Hari ibintu uvuga ngo wenda ngo runaka ngo yagerageza, ngo wenda ngo runaka yabikora, ariko guys ntabwo byoroshye, ntabwo wabishobora. Icyakora cyo twavuga ngo dusabiye umuryango kugira ngo ukomere, umuryango nyarwanda, itorero rya ADPR by'umwihariko yasengeragamo cyangwa se yabarizwagamo, ariko yari umuntu, Pastor THEOGENE yari umuntu, hari ukuntu umuntu avuga ngo ugasanga apfa kujya, ariko ibaherekeye. Makuru rero ADPR yizeye mu mpanuka, amakuru akomfa ariko birigandwa n'umuryango uri kugenda ubitegura. Icyo turi hano natwe tugenda tubabariza amakuru, dukurikirana amakuru yose kugira ngo
tubagezeho, ariko kandi buri munyarwanda wese, buri mushuti wa pasiteri Jene, ndakeka ikiro cyatangiye kubera iwe mu rugo ugana mu ushoboye wese yakifatanya n'umuryango, komeza akaba hafi iyo umuntu yagize ababyeyi bombi bakeneye urukundo rwa se, bakeneye keya, bari bakiri batoya, abana 4 bari bakiri batoya, bakeneye kurerwa, bakeneye byinshi, bakeneye minerivare, bakeneye kuyishyurwa minerivare. Ni benshi yari ijambo ryakunda aho bati ese imirimo ndi gukora ishobora kuzagira agaciro ku bana nabyaye, akambana ku itabi ku rumogi. Uyu munsi nk'abandi pasiteri ndi kuvuga Imana ati ni imirimo data yakoze. THEOGENE imirimo myiza yakoze tuzayimwibukiraho. Inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana, ararutse. Umukunzi w'Umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo, yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we, araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi ku gukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo ararutse, inshuti ya Yesu Imana arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana, ararutse.